Right kabisa afana Rayon Sport kabisa nangiye kwifuriza ibihe byiza cyane aho muherereye hose muri uyu mugoroba kabisa mwongeye kugira ibihe byiza cyane mumererwe neza kabisa mu byo muri gukora. Icyambi tugiye kunyura muri Rayon Sport kabisa inama yakozwe mu buryo kabisa utamenyekanye kabisa n'uburyo bakoze mu inama kabisa. Inama ikaba ishojwe kabisa zigiye kwinjira muri Rayon Sport ngo ese inama yanzu iki ese ikuyemo amafaranga angana iki kabisa kugura abakinyi cyangwa se yo gukoresha muri iyi transfer kabisa bakanoza ibigeranye n'abakinyi mu gihe mu minsi ishize byari byaranze kabisa. Ibyo byose turabikura hano kuri Javete TV kabisa tugiye kureba ngo ese Rayon Sport kabisa umuhinga kabisa karabutaka ugenda nk'inyera gutabara kabisa uhinga ugenda nk'igisamagwe kabisa ugenda kabisa umeze nk'ugendesha amaguru ane kabisa. Bimeze bite muri Rayon Sport kabisa ese inama yanzu iki? Ni inama yakozwe mu buryo butamenyekanye cyane kuko iyi nama bari barayishize ku munsi wo kwa kabiri ariko ikaba imaze gusozwa kabisa. Lights kabisa Rayon Sport nize komeze neza cyane nkuko naye nababwiye mugiye kubona ibyo mugiye kumva ibyo amatwi yanyu atigeze yumva kabisa. Iki cyumweru guhera ku munsi wejo ku cyumweru kabisa kugeza isoko gigura nigurisha rifunzwe kabisa. Babwiye ko mugiye kujya murabona umukinyi umwe ku wundi kabisa. Bite bya Majaliwa muri Rayon Sport kabisa ese Majaliwa aratekezwa hiki kuri nimero 6 ese Lights kabisa imeze bite magingo anga inama yanzu iki? Nize ko mwari mwese cyane mukurikirane aya makuru abakinyi kabisa ibintu birakomeye cyane ese bimeze bite? Ega fata karuko gato nize ko batakanda subscribe mwese mwakanze subscribe ubundi mfate amasegonda 9 make cyane ubundi tunyure muri izi nkuru neza cyane. Lights nizire ko umuhari mwese muhagume kabisa. Reka fata karuko gato ubundi tukande subscribe ubundi tugaruke tuyanyuramo neza cyane. Kwagutse nk'ibisanzwe kabisa twangiye muri kabisa ngo bimeze bite bya transfer bimeze bite muri Rayon Sport ngo bimeze bite? Rayon Sport inama yanzuye ko umusore Aruna Musa Majaliwa hari bamwe bari bamwifuje ngo abe yabgaruka mu myitozo kabi yabasha gukina equipe ya Rayon Sport ngasoze amasezerano mu kwezi kwa gatandatu ariko ngasoza amasezerano arimo akinira Rayon Sport kugira ngo batandukane ariko iyi faza retour yakenye imikino isigaye. Ariko bamwe baravuga bati Lights muri nama hanzuye ko uyu musore atagomba guruka muri equipe ngabe yabasha gukina. Baravuga bati ni bamuvura kire ubundi afate intebe kabisa, afate intebe y'abasimbura yicare kuko ngo azana umwuka mubi cyane muri equipe kabisa. Iyo amafaranga abuze y'umushara kabisa uyu mujama nagashobora kwihangara agomba kubishira hanze. Uyu mujama ateza ibibazo bitandukanye muri dressing room cyangwa se muri equipe football club muri club kabisa ngateza ibibazo byinshi cyane. Uyu musore banzuye ko gose Lights uyu musore agomba kuba gose ajya muri stade kabisa ariko gose banzuye ko uyu musore atagomba kugaruka muri club Rayon Sport ngabe yabasha kubona umwanya wo gukira. Niyo mpamvu isabazana umusore nimero 6 komeye cyane Lights umusore nimero 6 umusore akaba agiye kuba yasinya muri iyi minsi nkuko nababwiye guhereje ku munsi wejo kugeza iki cyumweru kirangiye. Kimwe tuzatangira kwa mbere kirangiye muzajya mubona ikaramu ku rupapuro kabisa ibintu birakomeye cyane muri Rayon Sport kabisa. Equipe ya Rayon Sport yahagurutse inama irarangiye yanzemo ibintu bikomeye cyane. Uyu muwinga Karis Shanyarazi arafana Rayon Sport mugize imana muwinga kaza ko mwaba kombona iyi faze retour yagorana bamunwe. Uyu muwinga agize gutya kaza ko mbona byagorana. Turategereje ubwo no kugomeza tukareba ntago biranozwa neza cyane ibigenera transfer buryo umuntu aritonda ariko ibiganiro byo birahari. Fadi Bayo Azizi uyu musore Fadi Bayo gato mba updating nawe ndayabate mba updating gato kuri Fadi Bayo Azizi. Uyu musore Fadi Bayo Azizi nawe banzuye ko bamukeneye cyane muri iyi nama. Banzuye ko uyu musore akenewe muri Rayon Sport akaza gufasha umusore Faringanye. Bavuze ko uyu musore we yifuzaga amezi 6 right. Rayon Sport yifuza umwaka umwe n'igice kugira ngo asinya we yifuza ko yasinya amezi 6. Rayon Sport yifuza ko yasinya umwaka umwe n'igice. Uyu musore Fadi Azizi Bayo yemeye we Lights bakomeje kumwenyinga ambwe ati byuze sinya umwaka umwe uzasoze mu kwezi kwa mbere kwa 2026 sibyo. Uyu musore baravuga bati mu nabanze ko bashobora baramwemera nta kibazo n'umukinyi ukomeye. Bavuga ati ariko nakomeza kugorana twagira gute twabereka tukareba n'abandi bakinyi kuko uyu no mukinyi uri free agent uyu uyu no mukinyi udashakwa n'andi makipe wenda kujya yagorana Right hari umukinyi ugorana ashakwa n'andi makipe
Fadi Bayaziz kabisa ubwo ikikomeje kugira ni imyaka na amasezerano bagomba kuba banoza. Ubwo uyu musore nawe iki cyumweru ushobora kujya kubona mukabona mugize gute inama yateranyije abagabo iyo bahuye ibibazo birakemuka muri Rayon Sports. Abagabo iyo bahuye ni nkorokoro kabisa, ibibazo bigira gute birakemuka. Rayon Sports kubigendana n'umwataka kandebe ku gakayi. Rayon Sports kuba winga kabisa irimo iragenda runono kabisa. Right kabisa nk'ibisanzwe twagiye muri aba bawinga kabisa tuye ngo bize Rayon Sports yageza muri Congo kabisa muri AS Maniema. Iyi kipe yakenaga imikino ya CAF Champions League niba hagati ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Right, iyi kipe ikaba yarasezerewe. Iyi kipe kabisa harimo umuhinga ukomeye cyane ugenda agenda nk'imbangukira gutabara. Umuhinga ukomeye cyane Sport iri kwifuza kuba yaza mu Rwanda. Umuhinga Obedian Mbara kabisa, uyu ni umusore ukomeye cyane. Umuhinga aragenda gose, aragenda bakamukurikira. No mu gikomeye cyane umukinyi bishobotse. Ibiganiro biri kugera ku musozo iki cyumwe nabwiye ngo Sport iragira manura umuriro ku wundi. Sport mwagiye mwumva Pereus manura agiye manura ba Omedi, agiye manura ba Kiwanuka kabisa, kwa yangwa update zanye Kiwanuka, ariko Sport nayo itanye kumanura ko bikomeye. Sport ubwo gahunda hari nuko iyi nama gose vuyemo ibintu bikomeye cyane. Ikintu bita amafaranga yavuye muri inama yo ntago nyazi neza, ntago nabeshya abafana ba Sport, ariko ni menshi, yavuyemo amafaranga menshi muri inama. Kandi Sport yine right guhera ku munsi w'ejo ku cyumweru murajya mubona induru zivuga Nyarugenge. Ubwo nasoza mbabwira ngo abafana ba Sport nimukomeze murekereje muri hafi aho ngaho. Ku munsi wo kwa mbere muzabona ibitandukanye, ku ikira cyumweru muzabona ibitandukanye, muzumva ibyoshye amatwi yanyu. Reka amaseze mbabwira ngo abatasakanda subscribe mugire vuba gose, birakenewe cyane kabisa kabisa kabisa. Yo la Fana Sport ndabemera cyane kabisa.